Reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari, natwe turakomeye turashima Nyagasani. Dukurikiye ibice bitandukanye dukurikiye uherereyemo abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, Nyagasani abahe imigisha myinshi cyane. Kuri screen zacu rero turi kumwe n'umumama tugiye kuganira, gutyo mureba ubona ari mutoya, afite imbyaro 9, byantangaje. No mubyeyi agiye kuduha ubuhamya bwe, ni n'umuhanuzi kuduha ubuhamya bwe bw'ukuntu yabanye na mukeba we mu nzu imwe, ngo ndaza kumenya uburyo babanagamo. Tuguhaye ikaze mama. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndabahobeye abari kure bari hafi. Mve ko mbasuhuje. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye kuri Imana ishoboye byose. Uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, witwa ndiho uri karuhura, byuruhura bakwizeye, karuhura barushye, izina yawe nirihabwa icyubahiro. Tukimara kugushimira aka kanya tugiye kuzamo, nako kuguhamya, nako kukuvuga, nyemera cyane ubane natwe. Kandi imitima ibasha kutwumva n'amatwi abasha kutwumva, yihutire gukizwa no kuguhamya no kumenya kuri Imana ikiriho kandi ukivuga ukanakura. Turagushimiye ko ushoboye byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane, tubahaye ikaze. Amen. Tangira mutwibwira. Nitwa Nyiraguhirwa Claudette. Ndi umumama w'abana 9 ariko mfite 4. Umurimo nkorera umwami no gusenga. Ndi umwadeperi. Mama w'abana 4, ndi gushaka twinjire muri urwo rugendo, ariko 5 bitabye Imana, ubwo muri musange ufite imbyaro 9. Ko umuntu abona ari muto se Claudine? Nashatse ndi muto mfite imyaka 16. Mfite 29. 29. Ukaba ufite imbyaro 9. Biratangaje. Biratangaje. Hanyuma rero ndi gushaka n'undi duhe ku nzira yawe y'urushako, wabyumva yakumva ko ari ibintu bitoroshye. Gushaka kwa byagenze bite? Nashatse mfite imyaka 16. Natangiye guhanura mfite imyaka 7. Nanjya gusenga Imana ikambwira ko izangirira neza. Mu gushaka kwanjye rero nshaka twari imfubyi wacu. Nza kuza guhimba nimero kuri telefone, nyigo nsanga niyo umusore. Arampamagara, ndayibipa nyine arampamagara. Amaze kumpamagara turaganira mu gakondo y'Urusizi, nambwira ko ari uw'Ikibungo. Ngira ngo birangiriye aho, nyuma yakomeza kuzajya ntereta. Maze kuntereta mbwira ko ari umwenjeniyeri, numva n'umuntu ukize kuko twabaga mu buzima bworoshye iwacu. Ansaba ko tuza kuza kubonana, ndazamuka i Kigali turabonana. Mpageze sanga n'umuntu usanzwe, yaje kuntega muri Nyabugogo yambaye nabi cyane. Ariko ndihangana kuko navuga ko yuko ngiye gukura ibyinyo, icyo gihe abana b'abakobwa bavuga ko tugiye gukura ibyinyo. Ndavuga ati buriya yatetse, namubwiye ko nkunda inyama, bayazitetse kandi njye kuzirira nindangiza ntashye. Rwose wanze kumuhisha ko uri umushikazi, ati ngiye nkunda inyama. Nari narabimubwiye, ndamubwira nkunda inyama cyane, arambwira ati sawa nzazigutekera. Ndavuga ndebye ku ntasa, ndebye kuntu nanjye naragakobwa gake, ndavuga ati iki ntacyo navugana nacyo, kanyine njye kwirira inyama ubundi nitahire. Mpageze nsanga ntabwo ari n'inyama yatetse. Nsanga yatetse mwakayonza, inatuzita mwakayonza kabucungu. Nsanga yatetse n'ubugari bw'umukara. Ndicuza cyane. Arangije arambwira ati ntabwo uri butahe, nagize i Kigali bwije, ampa icyanjye cyumba buracya. Arambwira n'ubundi ntabwo uri butahe, ajya mu kazi anyingiranye, nasanze ari umufundi. Buracya arongera araza arambwira ati tujyana ahantu tujya kwipimisha, ahita ko nyine tubonana nk'abagore n'abagabo. Numva ko yuko ntwite kuko nari mfite impamvu nyinshi zatuma ntajya iwacu ntwite. Nabonaga nta mama na mukuru wacu waraturuhanye, ntari bumushira ibibazo. Nukuvuga ngo yaraje we arakubwira uti ngwino tujye kwipimisha. Tugenda kwipimisha. Yabikubwiye mu mazina cyangwa wageze ahantu usanga wisanga mwagezeyo? Njyewe ntabwo yigeze ambwira ngo tujye kwipimisha. Nisanze nageze aho twari tugiye kwipimishiriza. Arambwira ati ndashaka ko batufata amaraso nkareba kuri muzima, nanjye ndi muzima nkazaza nkagusaba. Tuvuye kwipimisha ndamubwira ati rero nshaka gutaha. Arambwira ati oya, tari ikintu naguteguriye mu rugo, ntabwo wagenda utakijyanye, nakuguriye agakanzu.
nibwo nageraga nyine ahita akamfata numva ko yuko yahise kantera inda. Ndavuga ati n'ubu ntaho najya, ngeze mu cyumba cye nareba matera araraho nkavuga ati iyi matera ni nziza, iwacu twirarira ku mufuka, sindi bugende nsize iyi matera. Nareba televiziyo nkavuga ati si iki ni igiki, ntago nari nzi televiziyo, mpita ko numva ko yuko mbaye umugore w'umukire. Twarabanye tumaze kubana hashize iminsi, najya nicara nkumva umwana ari kumbwira ngo we wantwaye papa wanjye, nabyumva mu ijwi, ngakebuka nkabura umwana ubimbwiye. Hashira iminsi nabandi guteka nkumva umwana arambwiye ngo we wantwaye papa wanjye, ngakebuka nkamubura. Bukeye ndamugata ariko ko nya numva umwana ambwira ko namutwaye papa we, nta bana ugira? Arambwira ndakakubure nta bana ngira. Biguma aho ngaho, hashize iminsi ndota inzozi. Ndota inzozi umuntu ari kuvuga ngo senga amasesho y'iminsi 2 ngo yishurire umugabo muri kumwe. Narayasenze ku munsi wa 2 ahita akataka, yaramwangabuza akazi. Nyuma y'iminota 30 barongera bamuhamagara ariko atahana n'undi mupapa. Aramugatereka ngo usige mu rugo ngo usigire mugeni muwe muganira. Akimara kugenda wa mupapa nawe arambwira ati ariko Korodete ko nagukunze, wavuye kuri uyu mugabo ukaza nkakujyana. Ndamubwira ati wowe waje uri umushyitsi ushaka kunsenyera? Arambwira ati nyamara umugabo afite abana n'umugore. Uwo ngo se nibura waruje we ntabo yari afite? Nawe yari afite umugore, afite n'abana. Amaze kubimbwira urumva nari nasenze ku munsi wa 2 bitako numva ko mbonye ikimenyetso. Umugabo yaratashye, sinigeze mweka ko nabimenye, gusa yagiye kumva yumva muhamagaye Papa Juste. Ndamubwira ati Papa Juste karibu. Arinjira, nawe ntigeze ambwira ati Juste wari kuye hehe? Twagumanye uko ngoko. Turagumana intwara inda, ndayibyara, umwana apfa afite amezi 3. Mu gupfa ibere rimwe ryajyaga riva nk'ibase yuzuye amaraso. Mu mabere yanjye arimo imyobo. Umwana wo kugira ngo yonke amashaka akazara amaraso, yagira amezi 3 agapfa. Turakomeje turabanye, mbyaye undi nawe arapfa afite amezi 3. Turakomeje turabanye, mbyaye undi apfa afite amezi 3. Ku mwana wa 4 niho mukeba wanjye yaje kuza. Ariko ubwo nari naramaze kwiyakira ko mfite mukeba yakorera amafaranga, nkamubwira wohereza mukeba wanjye ku mafaranga. Nariyakira ariko mukeba wanjye tutarabonana amaso ku maso. Nawe ntiyaranze. Ntabwo yarazi ko umugabo we afite undi mugore. Yarabizi ariko atanze amaso ku maso. Yumva ko ndi umuhanuzi na mukeba wanjye ari umuhanuzi. Yari umuririmbyi. Numva arambwiye ku nshuro ya kangahe, arambwira ati nene nagiye gusenga ahantu bita ku Ruyenzi. Ati umugabo warihe ko twageze Nyabugogo waza turebe. Ari mukeba wanjye. Yagiraga nimero yawe mbese? Yagiraga nimero yanjye. Mbwira Papa Juste ati jya kureba umugore wawe yaje. Ubwo namubwira ati wowe ubatekere njye nagiye gusenga. Nsanga nyine yatetse, mbona mukeba wanjye yazanye ibintu gije yikoreye n'abana biwe bose. 5. Umwana wa 4 nari mfashije. Ni ukuvuga bose uko ari 4 mwabyaranye barapfuye. Umugabo nsanga nyine yazanye umugore wiwe bari kuganira. Nanjye ndamuhobera mpobera mukeba wanjye. Ndamubwira ati Yesu ashimwe. Mukeba wanjye nawe arambwira ati Yesu ahimbazwe. Ndamubwira ati Mama Juste mwageze inaha? Ati twageze inaha. Turaganira, ndagenda nyine ntegura ameza turasangira. Mukeba wanjye ndamusasira, icyo gihe twari twarakenye cyane. Twari tusigaye tuba mu nzu y'icyumba na saro. Kuko inzu twari dufite mu mujyi wa Kigali ku Gisozi twari twarayigurishije. Njye n'umugabo kubera ubwo burwayi bwo konsa amaraso. Tumaze kuyigurisha, abapfumu nyine urumva baturiye amafaranga arashira. Yanzu tugira aho dukodesha, ubuzima buraducanga. Mukeba wanjye arazamusasira muri saro, ubwo nzi ko abyuka agenda. Umugabo aramubwira ati fata amafaranga ya mituweli mu gitondo uzarihira abana mituweli. Njyewe bose yabazanye abana biwe 5. Njyewe ntabwo ndi bufate amafaranga, naje nshaka umugabo. Ko mukeba wanjye yavuze. Numva mu cyumba nyine numva muri saro bari gusigana. Ndabyuka. Namubwira ati hata Mama Juste uri mukuri. Urafata amafaranga n'umugabo uzabujyanye. Wowe yigumira aha ngaha. Mukeba wanjye twaragumanye. Nkajya gusenga nawe akajya gusenga. Nkajya gusenga nawe akajya gusenga.
bukeye yarambwira ati ndashaka ko tujya gusengana. Tujya gusengana njya mu mwuka ndamubwira ngo umugabo wawe mbonye aje. Nawe ahita akambwira ngo Imana imbwiye ko nzakurerera kandi azanderera. Imana irangije irambwira ngo ninkubwire ngo umugabo wawe ni uw'Icyangugu, umugabo wanjye ntabwo ari uwawe. Mpita ko numva ko nyine ari mu mubiri ariko mu by'ukuri yari ari mu mwuka. Ambwira uko umugabo wanjye azaba asa, ambwira n'aho azaba atuye Nyamasheke ku iviri ari mu mwuka. Twaratashye mbwira umugabo ati uzi ko ngiye kukureka to kugira undeke kanirukanye mu majiste. Ubuse tutari twakomeza ukumva inzu ni icyumba na salo, umudamu arahari, abana barahari, kuryama mwaryamanaga gute? Njyewe umugabo wanjye yarazaga akambwira ati sheri bite, ni sawa, tugasangira tukajya mu cyumba tukajya kwiryamira, umugore mukuru akarara muri salo n'abana. Niko byagendaga. Yararanaga n'umugore we? Nta n'ibiganiro bajyaga bagirana kuko njyewe ubwo narabacungaga, mbese narabacungaga cyane nkareba ko bagirana ibiganiro. Hari n'igihe nabasiga ngasigaho za maneko ariko ngasanga umugabo wapi yamuretse. Noneho mbonye muke wanjye tumaranye amezi 6 nigira inama ikomeye. Sinabibwira abasaza banjye ko nashatse umugabo ufite undi mugore, sinabibwira mukuru wanjye ko nashatse umugabo ufite undi mugore. Njyewe nigira inama, ndagenda namubwira ati mama Justin waje ushaka umugabo, naye ndamushaka, sindi bureke umugabo wanjye atantutse, sindi bumureke yampahiye. Nge ndi imfubyi, ndi mama nka ni papa, ndagenda iwacu mvuga ko nsize umugabo dupfuye iki, ahubwo ikizima wowe jya ureka abana barare muri salo uze turane n'umugabo. Urabimwisabira ati jya ureka abana barare muri salo nawe uze turarane n'umugabo wacu, murare mu cyumba kimwe wowe n'umugabo wawe, musharinge uburiri ubumwe. Mukeba wanjye arambwira ati se mama Yiva birashoboka ko byabaho? Icyo gihe nari ntaritwa mama Yiva, nitwaga izina Esther, mama Esther, kuri abo bana bari barapfuye. Arambwira ati niba ari ukubyumva nanjye reka nse. Ndamubwira ati rero impamvu mbikoze, nimbona gushaka nzamuguharira, nimbona nawe nubona nshaka atagushaka wowe uzagende ngiye musigarane. Naragiye njya ku ruhande mbwira umugabo wanjye ndamubwira ati rero mama Justin tugiye kuzaturarana. Yanze kugenda ariko ndashaka ko tuzamukorera ibintu bituma agenda. Umugabo wanjye arabyumva arataha. Amaze gutaha arambwira ati wiriwe? Yego. Mama Justin ati mama Justin wiriwe? Uje kubimusaba ko muzajya murara ku cyumba kimwe, mu cyumba kimwe, yarabyemeye? Yarabyemeye. Mukeba wanjye we yarabyemeye, ariko mu kubyemera bimera nk'ari umutego njye nari muteze. Njye nsubira inyuma mpamagara umugabo wanjye kuri telefone ndamubwira ati mukeba wanjye ubwo yanze kugenda reka twebwe tumufate tumushyire mu cyumba, nabona utamwitayeho dukora imibonano we nawe akabishaka azajya ubwo yivumbure yigendere. Umugabo wanjye nawe aremera ati nta kibazo. None se mama Yiva koko mwaragendaga mu cyumba uri kumwe n'umugabo? Turi ya mbere yaraje umugabo adusuza nyine turasangira. Tumaze gusangira abona mama Justin yiyambuye aje mu buriri, nanjye ndiyambuye tugiye mu buriri. Nawe yari no stress umva ko nabimubwiye, nawe yari yambuye araza turyamamo hagati. Ngiye habaye nka saa 4 kuko ngiye ari byo nari napanze. Ndamubwira ati sheri ndi kugushaka. Aramwe uko nshaka ati ndi kugushaka. Dukora imibonano. Mukeba wanjye naho haciyemo nk'isa nka saa 6 za nijoro. Nawe aramubwira ati nanjye umubiri urandiye ndi kugushaka. Mugabo wanjye ati genda nakubwiriye ko ntagukunda ntanagushaka ntujya wumva. Birangira gutyo ku ituro ya 2 ku ituro ya 3 umwaka ugiye gushira. Mukeba wanjye afata gahunda yo kugenda. Ni kuvuga ngo mwakoraga imibonano uri kumwe mu buriri n'uwo mugore, ukabikora umugore abyumva, umugabo akamubwira ko atamukunda, undi umugore yamukenera umugabo akabyanga. Tumaze kubana gutyo mukeba wanjye yaraje arambwira ati mama Yiva ndaguhariye. Ese mama Yiva tutarakomeza wumvaga ko ukiri umukristo hamye? Icyo gihe kuri njyewe numvaga ntari umukristo,
ariko icyari kindimo ntabwo cyacucikaga. Aho najyaga uje gusenga nuzuraga umwuka nkakubwira ibyo Imana ivuze, ariko urumva muri njyewe ubukristo nari narabwiyambuye, nari narabutaye, ariko ikindimo cyaranze guceceka. Nyuma yaho rero muke wanjye yaje kunsaba gutaha. Ndamubwira ati uramundekeye se? Ati nkurekeye umugabo wawe ndatashye. Nayo amafaranga ya mituweli yanze ntayo yabonye, teho kugira ngo umubiri uzanyicira aha ndatashye. Ahamagara mama wiwe, mama amwohereza amatike, afata abana arataha. Mu gutaha rero nyuma yaho yaje kuntera inda, nansize mfite inda ya gicura n'ubundi amaraso akaza. Njya gusenga ku muntu umwe arambwira ngo Imana irambwiye ngo iguhaye umwana kuri ya mugabo, ariko uzahite kumureka, kugira ngo utavira mwaho, uzahite kureka umugabo w'abandi, uriya mugabo si uwawe. Amaze kubimbwira numva ndanamusuzuguye cyane, ndavuga ati umugabo si uwanjye, umugabo yirirwa amayira, umugabo aranetesha si uwanjye. Natashye urumva naragiye mu bapfumu barananiwe. Impanuka inaha i Rusizi, inda yari igeze mu mezi 8 n'igice, inda yacura amaraso akaza. Ndaza musaza wanjye yitwa Eric arambwira ati ugomba kujya kwivuza. Njya kwivuza, ubwo abapfumu bose narabahetuye. Ngeze ku mupfumu muri Nigeria baramuhamagaye duhurira i Goma. Niwe wambwiye ngo hejuru y'imbaraga ziwe hari imbaraga z'Imana. Njya kusenga ahantu bita Igahati kwa Nyirampumyi, arambwira ngo reka umugabo w'abandi, Imana izakugirira neza. Numva ntabwo bishoboka. Naje kubyara rero uwo mukobwa, naje kubyara umukobwa bita Nzayinamba Gloria. Mu muryango w'umugabo wanjye nta muntu warigeze abyara umukobwa. Maze kumubyara mbona ibintu bibaye byiza, nakiriye mu masengesho konsa amaraso. Imana yaje kuntuma umuntu aransengera, ambwira ko arabarozi nyine bangiriye ishyari. Mbona ndonkeje biremeye. Maze konsa umwana ntabwo nigeze nibuka Imana ko yambwiye ngo ndagukijije, ariko uzareka umugabo w'abandi. Umugabo twaragumanye, arongera antera indi nda y'umwana bita Yivane. Njya gusenga inahanga i Rusizi tene, bana n'umuhanuzi arambwira ngo utwita umwana w'umuhungu, umwana w'umuhungu ntazarirwa na se, kuko umugabo uriho si uwawe. Naje kumubyarira i Kigali, Imana inteza ikibyimba maze iminsi 3 mvuye kwa muganga. Ikibyimba nji Kanombe, bambwira ko ntacyo bamfasha kiri ku mutima. Ikibyimba cyatumye mfa, ndapfa mva mu mubiri bansha mu isanduku. Mu kuzuka kwanjye nazutse umuntu ari kumbwira ngo urareka umugabo w'abandi ngo ubuzima urera abana bawe. Nashidutse vanga umugabo ndamureka. Urumva abasaza banjye baje gushyingura, baje kunshyingura. Nazutse ndi guhamagara umwana, ahita ko bansha mu modoka baramanura. Inzira z'Imana zirenze ibihumbi. Numvaga ngewe nta mureka tutatongana, ariko Imana yishakiye inzira. Namusigiye wa mwana w'umukobwa, mfata akagahungu kanjye ka Ivan ndamanuka, ngeze naho Cyangugu basaza banjye banshakiye imiti y'Ikinyarwanda, ibere ikibyimba kiraturika. Mu guturika cyaturitse, umugabo ahita akamamagara, tuzi ko nasanze umugore wanjye mukuru. Numva mbaye nk'uhinze imicitsi. Ndamuga wanjyaniye umwana, namujyanye, ati cyagiye mwaragiye, najya ntekera umwana igikoma nkumva ijwi riri kumbwira ngo niba ndasanze umugore mukuru umwana wanjye arapfa. None nafashe umwanzuro wo gusanga umugore wanjye. Naramuretse asanga umugore we. Urumva sinaye kubwira abasaza banjye ngo umugabo yagiye, kuko nari namaye amatike, ndongera ndazamuka nzi ko umugabo yagiye. Njya muri yanzu nsanga ibintu byose biracyarimo ntiyabijyanye. Nigira inama yo kuvatika ncuruze sinjye kuruhira iwacu, ariko si byo Imana yashakaga. Naje guhura n'umukozi w'Imana arambwira ngo Imana irambwiye ngo umanuka ujye kuruhira Cyangugu, Imana niho izagutabarira. Ubuzima i Kigali bwaranshanze, nasengeye umuntu ampa igishoro ndacuruza, botike baranyiba, banyiba n'ibyo nari mfite byose n'imyenda barayiba. Birangira nagwaje undi mukozi w'Imana amwanga ngo manuka ujye iwanyu i Rusizi. Iby'Imana ikora biradutangaza, niko umuririmbyi wavuga, nta n'uwamenya uko bingana. Naje kumanuka nzana naho Cyangugu, nsubira iwacu.
na wa mwana wanjye Ivan ndagenda ndakubiteka cyane, ndagenda mera nk'umuntu nyine narwaye bwaki, ubundi muri make ndwara bwaki kuva byanga guhagarara, ababyeyi bo barabizi nari mfite ako kana ka Ivan. Urumva abasaza banjye ntabwo babona umuntu waruhiye iwanyu nta jambo bufite. Naje kugenda njya gusenga ku mama bita Mama Ngabire, hari mu gitondo bageze mpakubitana n'umugabo wanjye turi kumwe, nsanga n'umugabo mugufiya cyane, yari umusore mugufi ariko ufite nyine imbaraga y'ibogari. Arambwira ati mpa ku mwana, muhereza umwana wanjye ari mwiza. Umwana niwe wamubyaye, ati napimaga nk'ibiro 20. Arambwira niwe wamubyaye, ati ko uyu mwana se wagira ngo si wowe? Ndamubwira ati ni njyewe. Numva wa mubyeyi aravuze ngo abari hanze nibinjire, aransengera arambwira ngo Imana irambwiye ngo iguhaye urugo rwihuse. Urumva nari ngeze hahandi njya gusenga nkavuga ngo Mana niba ari wowe wavuze basi, niba utaranavuze ngo inunyice. Umugabo ndataha ndamubwira umwana aranyanga, aramperekeza ari bujye mu kazi angeza iwacu. Arambwira ati buri wa gatandatu ujye ufata ikinono n'isombe. Nareba ukuntu ameze nkavuga ati uyu mutwa umbwiye ikinono n'isombe ubu warabifite. Nta telefone nari mfite, namuhaye nimero ya murumuna wanjye twabanaga, maze kuyimuhereza kuwa gatatu mbona arampamagaye, uri hehe saa 8? Turi hehe? Ndamubwira ati ndi mu rugo, tingwe nufate ya sombe nageze mu mujyi. Kuko kuntu nari meze nahise mfata murumuna wanjye ndamubwira ati gera uje kundebera isombe. Murumuna wanjye hageze arambwira ati noneho se Mama Ivan we waguriwe n'isombe n'umutwa? Ndamubwira ati byashoboka, niba ari umutwa niba atari umutwa twahuriye mu gusenga. Arangije arambwira ati ni birebire, amuha isombe amuha n'ikigufa cya 5. Yaratashye turatetse ku ituru ya gatatu, umugabo anzanira amasarubeti y'umwana, anzanira imyenda y'umwana. Umugabo ndavuga ati si umuntu ureshya cya nge namwemera nubwo nabaye nabi, ambaza amavuta njya nisiga ndayamurangira, atangiye kuranzanira ibyo wisigaye amavuta. None nisiga amavuta y'ibihumbi 3 nayo yarayangurira arayanzanira, anzanira igitenge. Maze kunzanira igitenge yambaraga bodaboda. Ndamubwira ati nge sinzajya ngwerekeza wambaye bodaboda, ahubwo ushaka inkweto ujye wambara neza. Ati niko mba ndi mu kazi njye nambara neza cyane. Hashize iminsi ndamubwira ati none se kujya unzanira ibi byose ni iyihe ntego yawe? Arambwira ati gusa niko nakunze uriya mwana, nakunze Ivan cyane, nakunze Ivan cyane. Ati nta yindi ntego yindi, narasabye iwacu Nyamasheke. Amaze kumbwira ko yasabye iwabo Nyamasheke, nahise ko numva ko wenda yakunze umwana wanjye nta yindi ntego amfiteho. Kubera kuntu yagendaga mpahira cyane, nareba ibigeragezo mfite n'abasaza banjye, nari mfite musaza wacu yaratubeye ikigeragezo. Ndavuga ati rero uriya musore ko yambwiye ko yasabye, ubu koko nzakuraho umugabo. Natangiye kujya gusenga kandi nabanje kumusuzugura ko ari umutwa. Njya gusenga banga Imana nkweretse bikora Imana Feliciye umungabize. Ngasanga bati Imana ungabize bikora Imana Feliciye kuko imiruho iranyishe. Ese nzagukorera nitwa indaya? Nzagukorera nitwa indushyi? Byaje kujyaho se Feliciye akajya yifuza ko mwaryamana? Ntabwo yabyifuje, nge naramubwiye ngo kunzanira ibi byose ukaba umpahira ukaba udutunga na basaza banjye n'umwana wanjye ukamwambika nanjye ukanyambika, n'iki wifuza? Arambwira ngo nabonye uyu mwana ndamukunda, nge narasabye. Yari afite umukobwa bita Berite yarasabye. Umusore bukeye bwaho rero asa kundeba, murumuna wanjye bari kumwe nubwo nta mugabo ufite, Mama Ivan mwiza, reka twigire neza ntuzabura umugabo. Nanjye nkumva ko ndi mwiza nyine, namureba nareba ukuntu areshya nkavuga ati wowe sinakwemera. Ariko muri ubu utarakugeraho, waje kungeraho njye ubwa nyine njye wibwire bikora Imana ko mukunda. Araza ndamubwira ko naraye ndose ndi kuvuga ngo ndagukunda ariko ntiwansubiza, kandi ko hari ukumubeshya. Abyima amatwi, ampindura ibindi biganiro, arambwira umwana meza ate. Ndamubwira tumva nkubwire, naraye ndose ndi kukubwira ko ngukunda, wowe ntiwigeze unsubiza, none ndashaka ko unsubiza, urankunda cyangwa ntunkunda? Arangije arambwira ngo njyewe se yubitse umutwe. Ndamufata mwubura impanga ati ndeba umbwire ko unkunda.
arangije arambwira ati oya ntabwo ngukunda. Dini nkubwira ko ngukunda bamwe ngo tubane kubera ibyo ubona iwanyu, ariko singukunda. Turakomeza tubanye aho ngaho turabanye, nguriye imyenda, nguriye umwana imyenda, aradutunze pe. Yari umukarani muri Majerwa. Hashize iminsi ndavuga ati uriya mugabo rero nzagenda njya kumusura uriya musore, ngume muri gato yiwe, nzabigenze ndeke imiruho nyinshi. Yaje kumpamagara ambwira ati uze kuza kumesera, nagiye iwacu Nyamasheke, nagiye gutegura inama y'ubukwe. Urumva yadufataga nka bashiki be na murumuna wanjye yajyagayo. Ubukwe bw'uwo mukobwa yasabye. Nagiye gutegura y'ubukwe, mama wanjye yampamagaye uze kuza kumesera, tari n'ibintu nasize mu rugo akanta, muze kuza kubireba mutere. Turagiye turakopye njye na murumuna wanjye, nawe hashize iminsi arataha, yamazeho iminsi arataha, natwe twaratashye. Numva arampamagaye ngo njye kumusura. Tugezeyo numva ko afite gahunda y'ubukwe, ndavuga ati noneho kaniyambure njyewe niryamire mu buriri ndebe ko noneho sindi busohokemo hano. Umugabo arandeba, arangije ambwira ati uzi ko ngiye gukora ubukwe ntabishaka, mama yandangiye umukobwa mubi kandi nsigaye numva ngukunda. Ndamubwira ati se ubu ndeba ubona dukwiranye, sumva ko nagiye mfite gahunda ko ngiye ndi bwiyambure nk'ibyo, mpita ko mbona ko yuko ari na fake. Ndamubwira ati wowe ufite amabinga ameze atyo ubona dukwiranye? Arambwira ati amabinga yanjye se nanjye karuko nisanze yikoraho. Ndamureka. Hashize iminsi azana mama we arampamagara, mama Yvani ngwino unsange hano ku Karushaririza. Mama wanjye yaje musuhuza, narahageze. Mama wambonye ati umeze ute? Meze neza, nari mpetse n'umwana. Umugabo ahita akamubwira ati mama rero ngo uyu mugore nabyariye, uyu mwana n'uwanjye Byiringira Yvani naramubyariye, none ubwo ugiye kunkoresha uriya mukobwa simukunda kandi sinshaka ko umwana wanjye azarirwa n'undi se. Uyu mugore ndamukunda, wakiyahura utakiyahura ngiye kumujyana. Abukwe yahise ko nyina akubitira ikinyoma aho ngaho, rebye kuntu nsa, ahita akamubwira ngo nta nzoka n'igikeri bibana mu mwobo umwe. We niko yahise akamubwira, amubwira ngo uretse uwo muhuje ubwoko ugiye kuzana uwo mudahuje ubwoko. Yabimbwiriye hariya ku murenge neza, arambwira ngo umukono utava inyuma y'umuhungu wanjye, njye nawe ntituzigera duca umubano, ntabwo tuzigera tubana. Ndamubwira ati iyo majigo yawe njye ntabwo nyikunda, n'uwo mwana ari kuvuga sinzi uwo mwana ari kuvuga ari uwuhe, iyo nturo yawe ubona ari nziza? Narabimubwiye. Ndamubwira ati Yesu ndimo nta nanyemera gushaka uyu mugabo usuka ngoko. Umugabo wanjye ahita akakebuka arambwira ngo mpereze umwana wanjye, njyewe urabona ndi mubi narakubyariye umwana umeze utya. Turasigana birangiye afashe umwana aramujyana. Nuko kumujyana hashize iminsi basaza banyinkuri bageraho, baraza barambwira ati tubwire kuntu ugiye kutuzanira umukwe w'umutwa. Murumuna wanjye wundi nawe yari atwite, yari mu rugo. Bagiyeho baramukubise koko, mbona birakomeye, impamagara uriya muhungu Bikurimana. Maze kumuhamagara baraje, njye sinambwiye ko murumuna wanjye ari gukubitwa, namubwiye ko ari njye. Mukuza yinjiye ahita akakubita musaza wanjye urushyi rumwe rw'abantu nyine bafite imbaraga bo mu rukiko. Musaza wanjye arashebuka amubwira ninde unkubiza urushyi ko wagira n'inkuba. Arambwira ntuzongere kunkorera ku mugore, kuko nabonaga birenze n'abayobozi b'umudugudu bari baje mu rugo. Ahita akafata umwana, yaje afite n'igikapu kirimo imbuto, ahita akamubwira mama Yvani urankunda cyangwa ntunkunda? Ndamubwira nti ndagukunda, pakira ibyawe tugende. Ndavuga atawe, nagiye mu nzu nibagirwa ibyo mpakira utwanjye twose, akubita igikapu ku rutugu n'umwana ku rutugu turagenda. Moto iraza iza kundeba, umugabo wanjye nuko twabanye, turongera turishingira. Urumva kuri uwo nari narishingiye, ndongera ndishingira na Felicien. Maze kwishingira basaza banjye biba intambara nyine. Bimaze kuba intambara umugabo wanjye tubana nsanga arara ku ikarito. Ku ikarito niyo yararagaho, afite imbabura, afite n'isafuriya. Ikarito tuyirara ariko afite n'igitanda. Ikarito tuyibayeho, ngeraho ndatwise inda yiwe, mubyarira umukobwa witwa Imbabazi Woronera. Tubana ariko mu buzima. Naka kazi baje kukamwirukanaho, akazajya guhingiriza, turabana, inzara iratubabaza cyane. Kugeza ubwo igihe cyageze nkazanteka intoryi z'ijana, tukaziteka icyumweru.
urutoryi tukarufata tukarukamura isosi tugasubiza mu isafuriya. Yajya kurukora nkamubwira ati sheri nturukore ejo tuzararira iki, ikiro cy'ubugari tukagenda dutekaho urushyi kugira ngo tubeho. Twabaga hepfo kuri ino nzu hano ku musozi wa Kamabuye niho twari dukodesheje, n'inzu y'ibihumbi 5 isigaye tunaniwe kuyishyura. Tubana mu buzima bubi, igihe kiragera ajya gukora ikiyede kitubeshejeho, ngenda nsengera abantu Imana nanjye igenda igira ute inyibuka. Ya nzara yanyicaga wenda nkaburara sinongeye kuburara. Yego ntiyabuze kumbabaza iyo nzara, ariko ntabwo yari ikabije nk'uko icyo gihe yari ikabije. Hashize iminsi arambwira ati mama Yvan sinshaka kugutunga, uri umukozi w'Imana udasezeranye utanakoye. Iyo nshaka ubundi ubwira abantu ibiki uri umunyabyaha. Namwati ufite amafaranga yavaga gukora ikiyede akampa 500, akambwira ati ikintu nshaka gukora. Hashize iminsi ahamagara abasaza banjye nshaka gusaba umukobwa wanjye, baramwana 400 bitavase bitajya no hejuru. Ndamubwira wowe urabifite n'inzu y'ibihumbi 5 tunanira, ati ngiye nzagusaba. Yageze kuri finali umugabo amafaranga yo kunsaba arambwira ati mfite 100 naburaho amafaranga 20,000 ndabikura. Amagara umama w'inshuti yanjye bitaga mama Ishimwe arayanyoherereza aruzura ajyana inkwano. Uko ayijyana nta pantaro agira nta nkweto agira, nanjye mbese nta kintu dufite, ariko Imana ishoboye byose. Imana ijya inyuranye ibi. Asaza banjye n'abakire, twaje kugera igihe nyine byo gusaba no gukwa, tujya mu murenge turasezerana. Tumaze kujya mu murenge tumaze gusezerana igihe cyo gusaba no gukwa, ajya gusenga umugabo wanjye. Twagiye mu butayano bita mu Nyagatare, abwira Imana ngo Mana numpa kwambara imyenda ya Kinyarwanda nzareka umugore wanjye gukorera imyaka yiwe yose yo kubaho, kandi Mana numpa abantu bantahira ubukwe nzagukorera, sinzongera no kuvuga ngo ntujye gusenga. Icyo gihe rero yari asigaye yarabonye akazi k'ubuzamu. Maze kubona akazi k'ubuzamu baza kuza kumushinja ko yuko yibye ibintu, bamufunga ariko 6 wari bujye gusaba no gukwa ku cyumweru. Basaza banjye ubwo biteguye ubukwe, nabonye Imana ishoboye byose igifungura abantu ku cyumweru. Nuko rero umugabo arafungwa. Umugabo amaze gufungwa nibajije ukuntu yafungurwa biranyobera. Basaza banjye mwati nta konti ugira. Basaza bawe nawe ati nta kundi twabigenza natwe ntacyo twibereyeho. Ntacyo bibereyeho, ariko babonye ko bari busebe Imana irabikora baramufunguza. Imana inkorera ubukwe, nzashyingirwa ubu ngubu ku itariki 20 z'ukwezi kwa 7. Nibwo nzashyingirwa. Hamwe rero ubu buhamya bugira bubufasha ku bakobwa. Nkunda gusengera abakobwa cyane bihebye, abakobwa babona ko Imana yabataye, ababyeyi batabyarangira Imana yo kubasengera. Hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana. Hejuru yuko babona ko yuko nta rubyaro, Imana igitanga urubyaro. Abakobwa babona ko yuko nta bagabo, nanjye Imana yampaye umugabo mbyaye imbyaro 5, Imana nta kitankoreye. Nawe Imana aho uri yamuguha. Ngatanga ubutumwa mvuga ngo n'abantu bari ku bagabo b'abandi, ntabwo abagabo ari ababo, bari kuri abagabo b'abandi, Imana ibahereza ibyabo. Dukurikiye ngira ngo murabyumva, umwanya ni muto kuri yako tubonanye usa navugaga nti amasaha ari kudusigaho, twabonanye rusa n'ubwije kandi turi kugenda za Kigali, ariko tuzagaruka ubutaha dufite umwanya tuganire namwe. Ariko umuntu dukurikiye rwose ufite ikibazo runaka ukeneye inkunga y'amasengesho yahamagara uno mubyeyi akaza kumufasha cyane. 100 mama Yvan, ushobora kuduha nimero yawe? Nimero yanjye ni 078 15 6 9 2 Ariko numvise mpamvu nanze iyi nimero niyo mutware wanjye. Nanjye ngiye kubivuga ati numvise ntago ndi kuri rezo, nta telefone mfite. Yego ni umugabo uyifite. N'uwadukurikira yifuza gukorera umugisha akakubonera telefone, nawe tumuhaye ikaze rwose yayikugurira. Yego. Saba Imana ibahe imigisha myinshi, dusoza tunasenga. Urihannye se mbere yo gusanga? Ntarihannye cyane. Wabaje mukeba wawe rwose
wabaje mukeba wawe umukeba wanjye naramubabaje ariko ubu turi kumva kimwe ibintu turi kubyumva kimwe. mujya muganira mbese? Turaganira, mfite uyu mwana w'umukobwa nderera, turaganira ibintu bikemera. Hanyuma nomero yanjye reka nongere nyisubiremo, ni 078 15 6 9 2 irindi jambo nacishaho ni kuko navuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwiringirwa, ntawe kwiringira uzakorwa n'isoni, uri itangiriro, haleluya, uri Alpha na Omega. Iki gicamunsi numva ko tugushimiye, abari kutwumva, bari kure, bari hafi, ugenda ubagirire neza, abakobwa ubatabare, ababyeyi ubatabare, ingeri zose, abarwayi baruhijwe ubatabare, haleluya, ababarozi babase ugenda ubabature, kuko twagiye tubona amaboko yawe, twagiye tubona imbaraga zawe. Turagushimiye rero kuri Imana ishoboye byose, ngaho iki kiganiro nugihagararire, amatwi yacu abashe kucyumva, imitima yacu inyeganyege, bashe kumva ibyo udushakaho. Turagushimiye kuri uwera, amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ihe n'umugisha bari badukurikiye. Iyi video yagufashije wayisangiza n'abandi kugira ngo nabo bafashwe cyangwa se babashe kwejyana n'umwami Yesu. Reka tubashimire, rero ngenda bashimiye by'umwihariko abadahwema kutwereka ko mudukurikira, n'abandi mudukurikira rwose ntimubitubwire. Imana ibahe imigisha myinshi cyane. Nge nari Albert Niyonsaba, kuri screen zacu twari turi kumwe na mama Ivan, kuri kamera mba ndi kumwe na Kibro, we dukorana zino ngendo zose mamubona nsirikira, mba ndi kumwe n'uno musore kabisa bita Biryo Wizitse. Murakoze, Imana ibahe umugisha.